bari bazi yuko ndumutinganyi, bari bazi ko nzapfa nabi, bari bazi ko nzabaho nabi. Ariko mu byukuri twese tubayeho kuby'Imana. Pastor Kayusi ni umuntu wahoze ari umukozi wa Satani. Mwirembo TV. Bakunzi bo Mwirembo TV, uyu munsi twaje kuramutsa Pastor Kayusi. Sinzi benshi ko mumuzi, ni umupasiteri yakijijwe avuye mu butinganyi. Batubwiye ko ubuzima bwahindutse, ibintu byose byabaye neza, ariko no munsi twashatse tumuramutse kuko bari baduhaye n'intasho ziwe kugira tugende tuzimushikirize. Reka turabe aho batweretse ko ari haba. Hodi. Bite. Meze neza. Hari umupasiteri yitwa Kayusi abanga? Abanga. Uwo muduhamagarira? Gwe n'umurebe nta kibazo kabe. Uzi ko asigaye yari mu ahantu heza. Umuryango amwe yabwo n'uwe. Aba mu wuhe muryango? Abamo hano gute. Kandi usanga niyo modoka ari yiyo. Ingiri ni. Niyo agendamo. Manu uzi kwigira neza? Namukwe muri biriya bingira neza cyane. Imana ishimwe cyane. Hari hene ko adasohoka. Kayusi. Yego. Abana gushaka paso. Bandi ari kunshaka. Ngwino urebe bara. Ndabona ari umuntu mushya. Pastor Kayusi. Yego. Muraho? Muraho neza, Yesu ashimwe. Amen. Yego. Amakuru ni meza, nashimira Imana. Musi twaje kubagendera, turi Mwirembo TV. Yego, Kwirembo TV ndababona cyane. Mukomere cyane kandi basubiza cyane muri Imana kabeza bane namwe. Kandi nde muntu sukugiye ko ndi hano. Twabajije kuko inkuru nziza ntiyoberana. Batubwiye ko bavuye muri bwa butinganye nivyo. Ego hashize umwaka mbuvuyemo. Cyane ko abantu b'iyi minsi bagishidikanya kandi ntago wabuze umuntu kuvuga, cyane ko n'umuntu wanze kuvugwa yeze mu ndanyina. Ngira murabizi. Yego. Ariko kuba wenda bagoye karibu kazukingira ukaza ugasanga ahantu mba, ntacyo bitwaye. Yego. Ntacyo bitaye, gusa icyo nshimira Imana nuko ibyo wumvise ari byo kandi urabona yuko meze neza. Yego. Ubu ngubu nayumviye mu materaniro, ubu ngubu rero ndi hano. Ndimo kwiyakira, ndi gufata gaji. Bisanzwe. Ariko ntago nagwa karibu. Kubera iki? Ntago nagwa karibu ko ntago ndakumenya neza. Abashitsi none ntubakira? Oya, ntago nakira abashitsi. Ariko ntago nahita nkwakira nibwo bwa mbere tuvuye. Kuko ntago namenye mwegira mwe muri abanyamakuru. Mwebwe mukeneye inkuru zose. Rero inkuru ngende buguhe ndaziguha nizuri bujyane. Nimba ari ubutumwa wenda nimba ari ubuhamya byose nabikubwira ugende bibwira abantu. Cyane rwose. Cyane ugize neza wazana agatibe tukicara ukatubwira inkuru twicaye katubwira amakuru. Ko mbona bitari ngombwa ra. Nta kibazo. Nta kibazo rwose. Ariko ndabona usigaye umeze neza, uba ahantu heza. Imana ishimwe cyane pe. Yego, ni kubera Imana. Ni kubera Imana. Iyo usenze Imana, Imana ntayitakura umuntu. Imana ntayitakura umuntu, ngira ngo abantu benshi barabizi. Kuko ngiye nabaga muri bwo buzima bw'amanegeka. Nimba twarabyawe n'ababyeyi babiri, tugatabwa n'ababyeyi babiri, twari tubizeye, bakadutererana nyuma yabo bagashwana ku mpamvu z'ubuzima bwabo. Ntago ari ku mpamvu zanjye. Ngira ngo abantu bose bari bazi yuko ndumutinganyi, bari bazi ko nzapfa nabi, bari bazi ko nzabaho nabi. Ariko mu byukuri twese tubayeho kuby'Imana. Nta muntu numwe ubayeho kubwundi. Kandi nta n'umuntu umugeze ure mundi. Turumvikana. Ndagira ngo suza abantu bose badukurikiye mbere ko twinjira neza mu kiganiro cyanjye nawe. Abari mu Mozambique, abari muri Canada, abari muri Amerika, abari mu Bufaransa, abari muri Zimbabwe, abari muri Tanzania, Kongo, mu Bugande, hano mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Hari n'ikindi gihugu gituyemo sister wanjye nawe wajya kungira inama mu buzima bwanjye busanzwe. Bajya bakita yinyibutsa neza kira gihugu namugira ngo bakize.
Oh, cya gihugu sinakizi. kirimo umushuti wanjye umusista wanjye bamwita washimishijwe ngo nuko nakijijwe bita Norvege kiba kiri mu bukonje gusaba ko uri mu nzu ya rero ndabasuhuza cyane amara Imana akomeza abaye inama abari muri Norvege ndabasuhuza cyane zirashitse ndagira ngo muzajye muhora mutumva mbese mudusengere ariko buri kibazo uri bumbaze nkanye n'uwawe gito cyane rwose kandi mwakoze kutwakira ariko mbere ya byose dushaka kumenya Pasteur Kayusi ninde. Ya Pasteur Kayusi ni umuntu wahoze ari umukozi wa Satani nari umukozi wa Satani abamaze kumenya ngira ngo barabona ko isura atari iyi ngiyi nari umutinganyi mugiramo ingaruka nyinshi mugiramo ibibazo byinshi ndafungwa mubaye indwara z'ibyorezo abantu barakaza icyizere ariko ngira ngo barabona yuko Imana ngiriye neza. Kayusi ni umuntu witwaga Satani nyine Kayusi ndi umuntu witwaga umutinganyi ruharwa wari warayogoje isi yose. Rero nari queen of the beach bundi urebye nari queen of the beach bya bintu nyine twita uburaya kandi hano hanze ibintu by'uburaya bireze hano hanze hano ku isi ibintu by'uburaya bireze hari bashuga mami hari bashuga daddy ushobora kuvuga ikintu buri muntu wese ahari agahita yiyumva ariko nta muntu nge ntuzi urutoki ndagira ngo abantu bamenye ni umukozi w'Imana wakijijwe avuye mu butinganyi harimo n'abantu bagishidikanya. Pasteur Kayusi muntu ki ese uwari Satani Kayusi umutinganyi barwa yari muntu ki ni ibintu bibiri bitandukanye. Uwari Satani Kayusi yari umutinganyi uryamana n'abagabo boje ibitsina ariko ubu ngubu asigaye yari yeguriye Imana yarakiriye agakira n'umwami Yesu. Sigaye ngewe nsengera abantu sigaye mbwiriza sigaye indirimbo z'Imana urebye nsigaye mbabwira yuko iby'Imana ikora bitangaje kandi abantu bose bumva yuko bihebye abantu bose bumva yuko bagishidikanya bumve neza yuko ngewe ndaho ntuje kandi meze neza ubwo vuba ahangaha nzabereka umusheri wanjye muri iyi minsi turi kugenda dukundana vuba ahangaha nzamubereka zikufise inkuru nshasha yego vuba ahangaha nzabereka umusheri wanjye tumaze dukundana ariko ntabwo biracamo neza nzamubereka kandi muzasanga munamuzi ni n'umuntu ukomeye buriya ariko nzabatungura nzabatungura ndumva ibintu ari byiza uno munsi uratubwira amakuru meza cyane rwose. Kayusi wavukiye? Navukiye mu Burundi ariko ntago urubuto rwanjye rwaterewe i Burundi rwaterewe mu Rwanda ahubwo mvukira i Burundi. Bishatse kuvuga ngo rero umubyeyi umwe ni umunyarwanda undi akaba umurundi ahubwo uvuga ngo ubwene igihugu bwawe bw'umubyeyi wawe ukomokaho ninde ni umupapa ni umumama abenshi bazi ko ari igitsina gabo urumva yuko nyene ndi umunyarwanda umubyeyi wanjye ni umunyarwanda w'umupapa urumva ko iwacu mu Rwanda sinava ngo nge navukiye hano mu Rwanda navukiye Burundi ariko nyene niho bambyariye niho navukiye ariko umubyeyi wanjye nakomotseho nyirizina ni papa w'umunyarwanda. Wavukiye Burundi mu ntara ya hehe? Mu ntara ya Kibitoki cya Rugombo ngira ngo urahazi Bujumbura. Kibitoki cya Rugombo Bujumbura abenshi barahazi. Hano hose za Kamenge za Nyakabiga ngira ngo bari kumbona ndabizi muri iyi minsi baranyishimiye cyane kuba navuye muri birami by'ubutinganyi. Burya mwe ntabwo mubizi birami by'ubutinganyi biragatsindwa reka mbabwire muntu dukurikira ikintu cy'ubutinganyi umuntu uzagikinisha akakijyamo azamenye ko ubuzima bwe burangije nabi. Icyambere cyo abavandimwe bazakwanga isi yose ikuvuge nabi bakaturema imivumo Satani ikubeho upfe naburwa n'indwara z'ibyorezo. Jewe ndabasengera muri aka kanya rwose mu kanya ndaza no kubabwira ingaruka nge nahuyeho nazo munazumve ariko nta kintu cy'ubutinganyi kintu cyiza. Rero abadukurikiye hano mu Nyakabiga ndetse za Kibitoki hano za Kamenge mubyumve neza abakunda kureba mu Irembo TV abakunze kureba mu Irembo TV
ndabasuhuza cyane Imana akomeza abaye namwe kandi ndabizi neza yuko aho uri hose waba ufite ikibazo gikomeye ntabwo utenya Imana kwiheba. Imana niyo dukesha kubaho. Wewe ushonje uhishiwe ihangana ugende gake, ihangana ugende gake, wisara ngo wumve ngo byacitse, wumve ngo wihebye, wumve ngo wababaye. Oya, genda gakenya kuko ahangaha nanjye sinari ko nahaba. Urabona ko mbano heza, ntabwo nari nzi ko nahaba, ntabwo wari uzi ko nahaba, ariko kugira ngo byemere neza wenda muri kamunzu neza urebe muri kanezi ngira ngo urahabona mu nzu neza, urahabona, ngira ngo uri kuhabona neza. Turahabona cyane. Nushaka uze ukaribu wenda ubereka ahantu mba kugira ngo abantu babibone. Twahabonye kabisa. Komeza uze. Urabona yuko ahantu hose twahabonye kabisa. Komeza uze hano, turabona ko ibintu bimeze neza. Komeza uze hano, nta kibazo rwose. Bino birahagije cyane, cyo nuko mbanaberetse ubuzima bwanjye. Urabona amabibiriya bari ku meza cyane. Ntajya Bibiliya wayibonye? Nayibonye cyane. Pastor Kayusi, abavyeyi bawe baracyahari? Abavyeyi banjye bariho, ariko ntabwo twigeze duhuza mu mibereho yanjye. Bakimara kuntererana hari akabazo kabayeho ko kunca mu muryango. Wanagiye mu butinganyi. Wanagiye mu butinganyi, ariko bamaze bamenye niye mpamvu. Ntabwo bari kumenya ko nagiye mu butinganyi, naturagoye n'umutinganyi nkamita umubyeyi kandira mu gihe narabuze uburere barantaye. Uri kumva kantu? Uri kumva ico kintu? Turavyumva cyane. Ntabwo rero bigeze babitekereza ngo biha agaciro. Bisheze ngo rero umuntu abashonje ahishiwe. Ntabwo ari amakosa yanjye kuba ababyeyi banjye barantereranye, sibyo? Ajya mu butinganyi. Ntabwo ari amakosa yanjye. Ntaguciriye mu ijambo. Yego. Umaze gukizwa ntwasubiye kuja kubarondera mwiyunge. Oya, nkimara gukizwa abatinganyi barakomeje barangendaho. Bakomeje kungendaho bakambuza amahoro aho ntuye. Ntabwo nigeze mbisubiramo cyangwa mbigemo. Ahubwo nakomeje guhura nabo mbasengera mbabwira iby'Imana ikora kubitangaza. Ahubwo nabo nkababwiriza gukizwa. Sinakubwira ngo sinahuye nabo ari uburyo bwo gusura mu butinganyi. Ahubwo nahuye nabo ku buryo bwo kubasengera. Hari nabo nahuye nabo bakashaka kunsubiza mu butinganyi. Kuko amadini ari ubwoko bwinshi. Kuko njyewe niyo ngiye mu madini atandukanye. Hari n'igihe najya ngira ahantu mbarizwa, ugasanga uyu munsi nasengeye mu barokore, mu ADPR, ugasanga nagiye mu bakatolika, kubera yuko amashari areze. Bahita yumva yuko iyo umuntu akijijwe bahita bumva yuko umuntu aje kubarengaho. Noneho wakongera ngo Pastor Kayusi. Noneho umuntu yakoma ngo ni pastor. Abantu bakumva ngo ni Pastor Kayusi, ngo ni gute umuntu ngo w'umutinganyi ngo yaba pastor. Ngo ntago bibaho ibyo bintu, ntago bibaho. Ngo ntago bibaho. Ngo ahubwo ngo wewe ngo uje ngo kutuyobya. Ugasanga mbuzaho mbarira. Kandi hari abantu basenga Imana rwose bayibesha. Subizi se? Barayibesha, ariko ngewe ntago ndi umwe mu bantu babesha Imana. Abantu bemera ko nakijijwe bakabona ntandukanye na wa wundi bazi. Si nyambara amaherena, si nyambara imisatsi, ntago nyambara amasutiye n'amaherena ku mazuru no ku matwi, si nyambara ya myenda ya kigore. Nsigaye nyambara agakositime nkagenda neza, ngira ngo urabibona. Turabibona cyane. Urabona yuko meze neza. Meze neza. Pastor Kayusi. Ego. Ufite amashuri angahe? Ya natatu yisumbuye, ntago kwiga byanyoroheye bitewe n'ubwo buzima, ariko aya tatu ndayafite. Urebye ntago gusoma no kwandika byananira. Wenda nako karimi gato ako karimi gato nakanaga moda. Ntago nayoberwa how are you, nta nubwo nayoberwa kuri pa, nta nubwo nayoberwa good morning icengo nyoberwe ngo kiyemo keke de ma vie, nta nubwo nakwibagirwa bonjour. Igiswahili cyatura turye cyangwa icyongereza cyatura turye cyangwa igiswahili ntago naka kwirwanirira. Ubu ngubu barizwa muri rusengero. Ubu ngubu mbarizwa mu barokore. Ubu ngubu ndi mu barokore. Mu rusengero rwitwa gute? N'urusengero rwa hano Igikondo. N'urusengero rwa Morning Church. Morning Church. Yego. N'urusengero rwitwa Morning Church.
abenshi bararuzi najyaga nsengera hano kwa Petro Mignoni hano Kimironko ariko naje kwava bitewe n'ingaruka n'imbogamizi nagize abakristo baranangwanije barambye ati wewe uracyari umutinyi ngo ntago ngo wewe nguru kuza gusengera hangaha ngo uri muri bene baba ngo bagomba kujya gusengera hehe ngo muri soma gake cyashye soma gake ni babandi banywa inzoga bakajya gusenga banywa inzoga bagashifata uducupa bakadushira muri kindi ndetse na byeri bakajya kubesha Imana ngo bagiye gukizwa mwaretse kubesha Imana mugakizwa mwabagabo mwe mwabaturage mwe abanyarwandakazi mwabantu mwe mutuye hirya no hino ku isi mu bigiye bitandukanye mwakijwe neza mukagutubirira Imana nta muntu kiriho urubanza ariko gukizwa nabi bitera umwaku gukizwa nabi bitera umwaku gukizwa nabi bitera umwaku ari n'igihe nyinya njya mbirakariramo agenda mbirakariramo ariko ndashimye abantu urebye none ni nkiye nama wogira bahoze mu butinganye mwari kumwe n'ubu bakiriyo bataravayo murakoze inama nagira abantu bakira batinganyi kwanza ndagira inama abantu bose bagikorera satani harimo abasambanyi twakwita ngo ni indangamirwa mu Kinyarwanda cyumvikana hari n'abantu banywa ibiyobyabwenge bihebeye ibiyobyabwenge nubwo muri Bibiliya handitse ngo vino ngo numukobanyi wica ngo kubw'indango yakunaniye ngo usome gake oya hari igihe ushobora gusoma gake ugacikuka ngo akeshi deni ukabukoza icyaha bikaba birarangiye ariko ikintu nge nakubwira nuko aya madini turimo iyo bibaye ngombwa amadini turimo rimwe na rimwe atuyobya kuko hari abantu basenga hari umuntu uza gusenga ari umurozi warayahemukiye umuntu ari umupfumu akaza gusenga yaraye asambanye ibyo ngira ngo urabizi ariko mu by'ukuri ngewe ndashaka ko twigishanya nimba hari ikintu ndusha mu ijambo ry'Imana ukinyigishe byumve muri comment unyandikire ndasa no kuba nimero yanjye nanjye nkwandikire ubundi duhugurane na cyane duhugurane kuko ngewe ndabizi neza yuko hari abantu benshi bakindirira mu biro ngo kirango cyacagitinganye ngo kirango cyacagitinganye nkababwira teko mu muvuga mu mubizi ubusuje so munyanumba hari umutinganyi wabonye se nta so wasanze Bibiliya hano kumeza se none se uvugishije ukuri ukuntu usanze nambaye mbere uzinyira umutinganyi wasanga nambaye string nka nambaye n'ikariso mbere wasangaga nimakiye niteye makeup na fake ko Jesus nazanye nasize n'inzara naziteye nta nubwo byakundaga ko mbere mbona nayo makuru kuyamfata byabaga bigoranye cyane okay murakoze cyane turanezerewe ngene mwatwakiriye kandi mukaba muduhaye umwanya makuru icyo nicyo kingenze cyane tubaye n'ubuhamya yego sinzi ko mufata akanya mugasengera abantu bakiri mu butinganyi bakiri mu byaha bitandukanye nabo bakavayo sinzi ko biborohera oya nta kibazo kibirimwo ndabizi neza ko shobora gusenga ngewe mfukama ku ino ntebe nzanda gufashe kano kantu oya reka nsengere hano Mana y'isi n'ijuru izina ryawe ryubahwe data twese wo mu ijuru umpera umugisha abantu bose bari kutureba muri aka kanya umpera umugisha ubu butumwa na buno buhamya umpere umugisha kino kiganiro nkoze Mana kugira ngo gitange message gitange n'inyigisho kuri buri muntu wese Mana ndakwinginze Mana utabara abantu bose barwaye utabara abantu bose bakenye bahabwe umugisha bahabwe ubufasha Mana uri gitangaza umpera umugisha ibihugu byose biri ku isi yose Mana ukomeze umugikundiro uza nk'umugore mwiza nanjye nkorukwe mbagaragarize mbereke yuko nanjye Imana yangiriye neza Mana y'isi n'ijuru zino ntambwe zanjye ukomeze uziyobore ukomeze umugisha amagambo yanjye mvuga aya maraso yanjye ukomeze uyeze ye gutokorwa aya maso yanjye ukomeze uyeze intambwe zanjye za buri munsi Mana ukomeze uzihi ubuzima nkomeze nsabane ngira urukundo rukomeye ndetse ntange ubuhamya hirya no hino abantu bose bafite ibibazo bishire imbaraga zidasanzwe z'amasengesho Mana data twese wo mu ijuru wubahwe kandi niwe dukesha kubaho Mana urinde zino ngo zisenyuka za buri munsi ibintu by'urushako byabaye imburagihe Mana buri muntu wese yabaye yamyanyigindaho buri muntu wese byabaye ikibazo nta rukundo rukibaho Mana
ariko uzi utabara abantu bose bo ku isi yose mana, ubahe igikundiro, ubahe amaronko, bambare base neza mana. Ndasaba ko abatinganyi nabo babaho umugisha ukabakura mu butinganyi, abari abasambanyi b'indangamirwa, abari abakora ibikorwa bibi byo kunywa ibiyobyabwenge nabo babaho umugisha, bave ku nzoga, abandi bave ku biyobyabwenge, abari rwose bari ibintu byo guteka imitwe babesha Imana. Mana ndagusaba cyane imbabazi ku cyaha nakoze cy'ubutinganyi, ndagusaba imbabazi ku bintu bibi nagaragarije isi yose, ku rugomo nateje rwo gusebya igihugu, ndetse nkanasebya n'abantu bose, nkanasebya n'imiryango yanjye Mana. Uri igitangaza, ukomeze umpera umugisha abantu bose badukurikiranye, kandi ukomeze undinde mu buzima bwanjye bwa buri munsi Mana, bigusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Ukeneye kumvugisha nimero ya 078 607 233 078 607 233 biremewe ko twahugurana tukayoborana neza mu rugendo rwa Kristo, tugahimbaza Imana, tukaririmbira. Mbarizwa mu makuru atandukanye hose, ngenda ntanga ubuhamya, ngenda mbwiriza. Vuba ahangaha nzanabasanga nabo ngaho muri bihugu byo hanze. Murakoze cyane, Imana ibabugisha. Ngaho giraga akajambo seze, akajambo nababwira ko Mwirembo TV, Mwirembo TV abadukurikiranye nakanya mukande subscribe na share, comment, like, munaduhugura. Kandi ikindi ubuno buhamya cyangwa buno butumwa mubugeze kuri buri muntu wese, mugenzi wawe umuhaka link nawe yirebere, umugeti dore wahoza ari umutinganyi, mbese wari umutinganyi ruharwa, ndetse wikinishaga ari umuntu urara mu marimbi, yabaye mu mukozi w'Imana, yabaye pasiteri mu ndebere iby'Imana ikora biratangaza. Hari abantu batajya bibwira yuko Imana itabara, ariko mbabereye intangarugero kugeza ubu ngubu. Imana iratabara, kandi murakoze cyane. Imana ibamugisha, mukomeze mutange ubwo butumwa mugeze kuri buri muntu wese. Imana ibamugisha, turabasaba ko mwadusharingira. Murakoze cyane, Imana ibarinde kandi ibamugisha. murakoze cyane, mwari kumwe no Mwirembo TV. Mwirembo TV.